nigishijwe igihugu cyiza cy'ijuru ndagisobanukirwa bituma ngikumbura cyuzuye izahabu n'amabuye y'igiciro icyo nicyo cyitwijuru. aho twaturutse ni mu itorero rya Arizona, nta niho ducumbitse njye n'abagenzi banjye twari dufatanyije turi kuririmba. Ninjye tugiye no gufatanya muri uyu mwanya. Tujya guhaguruka rero twabimenyesheje itorero ko ryari ribizi, ryaradutumye ngo tuzabaramutse mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira insanganyamatsiko iri kutubwira ngo ubugorozi buheruka. Rero mbere yuko tuyimbikamo reka tubanze dusenge. Data twese kirana kudukunda, tugushimira uburinzi bwawe n'imbabazi zawe, wabanye natwe waraturinze, waturinze ibikomeye biterwa byo muri iyi si. By'umwihariko wakanguye imitima y'abagabo n'abagore n'abasore n'abana kuza kumva ijambo ryawe. Bakagombye kuba ibinani nk'abandi bose ntibaze, ariko kukugira neza twese wadukanguye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubwo wakoreye ibikomeye imitima yacu ityo uyirinde kugwa ikinya, uyihe kuba ubutaka bwiza bwiteguye kwakira imbuto nziza, kandi muri twebwe uturindemo umwana wo kurimbuka, abeshuka tuzagusanganira twishimye. Tugiye kwiga ijambo ryawe kuko ryera, ubanza twese tubabarira ibyaha n'amafuti no gukiranirwa kose. Imbaraga yawe ikomeye iganze muri twebwe kandi duhe ubusobanuro bwuzuye, tubigusabye mu izina rya Yesu. Nuko tumaze kubabwira insanganyamatsiko tugiye kuganiraho, ni ubugorozi buheruka. Uko biri kose ubwo harimo ijambo guheruka, hari ibindi byigeze bitangira, ntabwo ari bwo tangiriro. Ubu bugorozi buheruka mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 18 bwitwa marayika wundi. Mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya, nicyo ni ubusobanuro bwa Bibiliya, ndibwira umugabane wa 4, page ni 1150. Yego, nibwo bitwa abagorozi. Ubwo uwo mwanditsi yahuje na Yesaya igice cya 58. Kandi icyo gitabo cyo kitubwira neza yuko Uwiteka ari we unita abo bantu atyo. Rero ubugorozi ubwo buheruka tutari twajya ku mikorere yabwo, ngo nitumara kuva ku mikorere yabwo ngo turebe n'ukuntu buboneka, kuko hari impamvu igituma ubugorozi bubaho. Ubwo nangwa se ngo turebe babubanjirije, reka tubanze tuvuge impamvu ubugorozi bujya bubaho. Iyo abantu bakonje baguye ikinya mu by'umwuka, ntabwo baba bakeneye ubugorozi, baba bakeneye ivugurura. Turajyanye? Iyo abantu bakonje baguye ikinya mu by'umwuka, abafashaga batagishobora gufasha, abasuraga batagishobora gusura, abatangaga ibyo batagishobora kubitanga, abakundaga iby'Imana batakibikunze, abo ngabo ntabwo baba bakeneye ubugorozi, baba bakeneye ivugurura, baba bakeneye gukangurwa. Noneho iyo abantu bayobye bakava mu mahame, ubwo amahame nayo turagera make tuvugaho. Ubwo hari uko abantu bajya basenga, hari uburyo abantu bagomba kwifatamo iyo bicishe bugufi imbere y'Imana, hari uko abantu bagomba gukorera Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kuyikorera uko ishaka, ko atari uko twebwe dushaka. Noneho aho ngaho ubwo iyo abantu binjiye mu kuyikorera uko bashaka, kandi ntabwo babafite ngo banahinda umushyitsi, kuko ngo Imana ni umuriro ukongora, ngo icyo gihe ngo abo ngabo baba bakeneye kugaruzwa ubugorozi, kuko baba barenze urugabano, baba bavuye mu mahame y'ijambo ry'Imana. Aya mahame y'ijambo ry'Imana nanone niyo yitwa amategeko y'Imana muri rusange, niyo yitwa amategeko y'Imana. Noneho ibimana yashyizeho yarangiza ikabuzanya, yarangiza ikavuga ngo nuko ibyivuzwe byose, wenda ukumva hageretswe ijambo ngo ndirahiye, niko Uwiteka avuga. Nangwa se ijambo ryose rigasozwa rikavuga ngo niko Uwiteka agenje ate, niko avuga. Iryo jambo ryose iryo ngiryo urigejeho yarangiza agakora ikinyuranyo naryo, aho ngaho nta yindi ngingo imugarura, ntabwo akeneye ivugurura, ahubwo abakeneye ubugorozi. Mu bintu byose byaranze ubugorozi mu bihe byabanjije, kuko twavuze ngo ni ubugorozi buheruka,
ubu bugorozi hagiye habaho abagorozi batandukanye, wenda turaza no kubavugaho. Aba bagorozi nta mugorozi n'umwe wigeze abana n'uwo yagororaga. Ntabwo mbizi ko mubyumvishe. Nta mugorozi n'umwe wigeze abana nawe yagenze ate. Turatanga ingero. Ariko kandi mfite n'ubwoba yuko abantu bicaye muri ziriya ntebe bashobora gutaha ko bari. Ndi kubitinya nkurikije uko bicaye, nkurikije n'ukuntu batanze umutekano no gutuza. Mbese mu by'ukuri abantu bicaye muri ziriya ntebe birinde, kuko ziriya ntebe zirimo rwose, zirimo kwicara mu nyifatire itari ngaho. Reka dukomeze noneho. Ubwo n'ubugorozi nari maze kuvuga ni nta mugorozi n'umwe wigeze ubaho ngo abane n'abagorora. Uwigeze kubikora n'umwe nasomye mu gitabo cy'intambara ikomeye. Uwigeze kubikora n'umwe nasomye mu gihe cy'intambara ikomeye. Namusomye mu gitabo cy'intambara ikomeye mu kigo cya mbere kiri kuvuga ngo irimbuka rya Yerusalemu. Wenda ndaza no kuyasoma. N'umwe yarabikoze, ariko kuko atitandukanije nawe yagororaga yarimbukanye nawe. Ntabwo mubyumvishe. Umugorozi nasomye wigeze abana nawe yagoroye, yarangiza bakabana akababurira. Dore ko hariho n'abajya bavuga ngo bugomba gukorerwa mu itorero, ngo ntabwo bukorerwa mu itorero. Ubugorozi ntibukorerwa mu itorero, igikorerwa mu itorero ni ivugurura. Naho ubugorozi bwo ntabwo bukorerwa mu itorero. Uwo mugorozi yahuye n'akaga, arangije arimbukana nawe yahaga umuburo. Wenda turaza kuza kumusoma. Noneho rero ubugorozi ubwo twari tumaze kuvuga ngo mu byahishuwe igice ni cya 18 bwitwa marayika wundi, ungijwe mu rya marayika wa gatatu. Yarangiza agahuza buriya butumwa bwose bwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Nuko yarangiza akabusojesha kurimbuka kwa Babuloni. Ngaho marayika wa mbere avuga ngo iki? Mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira urubanza abantu kigenje gite gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki n'amasoko. Marayika wa kabiri iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga iki ari ryo ruba ry'iki. Marayika wa gatatu, umuntu naramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Yarangiza akagenza ate? Agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Uwo ngo bizagenda bite? Ndikumva mubizi. Uwo nuzanywa ku nzoga yiteguye idafunguye, uwo nguwo ni uzanywa kuri uwo mujinya w'Imana. Umuntu aramenya ya nyamaswa niki? Birasaba kugira ngo abantu basobanukirwe igishushanyo cy'inyamaswa. Noneho uyu marayika wundi uri mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 18 nawe avuze iri jambo rikomeye, yunga ijwi rye mu rya marayika wundi yabonetse, kuko hari bitari byagenze neza ku butumwa bwa marayika wa gatatu. Arangije avuga aya magambo akomeye cyane, muyazirikane. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharinjirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nabo. Abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamara. Uyu niwe witwa marayika wundi. Noneho iyo ugeze muri Maraki igice nanone ni cya gatatu, Maraki nawe arangije abo ngabo bagorozi baheruka, nawe arangije agira ukundi kuntu abita. Arangije abita atati abita Eliya wa kangahe? Eliya wa gatatu. Abita Eliya wa kangahe? Wa gatatu. Kuko muzabisoma neza, nimubisoma neza. Ubwo Eliya wa mbere ni Eliya w'itishubi, uwo naye turamuvuga mu bagorozi babanje mbere yuko tugera kuri twe baheruka. Harangiza akaboneka Eliya wa kabiri ariwe witwa Yohana mu butayu. Uwo ngo nawe yavukaga mu muryango w'abatambyi, na se ari n'umutambyi mukuru yitwa Zekariya. Ntabwo yigeze akorera ubugorozi
mu gitambyi, ahubwo yabukoreye mu butayu. Nuko arangije abatiza abantu nta burenganzira yabiherewe, uburenganzira yari afite yari yabuhawe n'ijuru. Noneho arangije kandi abihanye ntabwo yabashyiriye abatambyi, ahubwo yarababatije kugeza igihe Yesu yabonekewe yaraje guteguriza. Arangije abwira abantu ngo nguyu ntabwo Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nguyu ntabwo Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe. Uwo yari umugorozi nawe. Nanone muzasoma abagorozi b'abaprotestanti nabo cyane cyane turebye witwa Luteri. Nawe ntabwo yigeze ntabwo, kuko Roma yari yarayobye, yari yaraguye mu mahame, ntabwo yigeze igendera ku murongo w'ijambo ry'Imana. Amaze gusobanukirwa ukuri, nuko arangije ati icyubahiro yari afite yemera kuba insuzugurwa. Nuko arangije abwiriza ubutumwa, nuko abo yabwirije ntabwo yabashyiriye Roma ngo narangiza avuge ngo agomba kugororera ari muri Roma. Turi kujyana neza? Noneho icyo ngicyo kiratubwiye ngo nta mugorozi wigeze abana n'abo agorora. Noneho Yesaya nawe 58, reka kugira ngo tubyumve neza, nawe arangije avuga aya magambo akomeye. Dusabe buri wese kugira ngo yicishirize bugufi, acishe bugufi umutima we, kugira ngo iby'Imana ivuga bibe ibyo kudukiza. Ndahera 8. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, ukiranuka kwawe kuzakunya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigenje gite? Icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Kuko haranditse ngo maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba. Kuko icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Iyo usomye mu gice cya 60 nanone cya Yesaya, niho umugaragu w'Imana yaravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugenje ute? Noneho ubwiza bw'Uwiteka nabwo bwarangiza bukaba bugenje ute? Bukurasiye. Ubwiza bw'Uwiteka bumaze kukurasira kuri 60, noneho yaravuze ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azaba akurasira, kandi ubwiza bwe buzakugeraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. N'abami bazagusanga ubyukanye kugenza ute? Kurabagirana. Iki kivuze ngo abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana, amahanga azagusanga. Nibwo butumwa bwiza umwigisha wa mbere yamaze kutubwira, aho Yesu yabwiye abigishwa be ngo nuko nahawe ubutware mu isi no mu ijuru, mujye mu mahanga yose mwigisha abari mu butumwa bwiza, uwemera wese akabatizwa azakizwa. Uwemera wese akabatizwa azagenza ate? Abo bose bemeye ni abanyabyaha, nta muntu wakiza undi, ahubwo ni Yesu agombaga kubakiza. Noneho ngo bazakizwa. Hirya yo gukira, ayo niyo bitwa amahanga. N'ubutumwa ngo bugomba kubwirwa mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe, bugomba kubwirwa indimi zose, amoko yose, mbese ntaho buzasiga, ngo n'ishyanga ryose buri wese yagombaga kubwumvaho, kuko nibwo butumwa ni nacyo kimenyetso giheruka mu bimenyetso byose, ni nacyo gisigaye. Kuko Yesu yaravuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo nibwo imperuka izahera ku isi. Ubutumwa bwiza bw'iki? Bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, nibwo imperuka izahera kugenza ite? Ize amaze kuvuga ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu no kurimbuka ku isi, kuko byose bizaba bihuye neza, bizaba bihuye ari mahwe. Kurimbuka kwa Yerusalemu no kurimbuka ku isi bizaba ari mahwe, ni ikimenyetso. None amaze kuvuga ibyo bimenyetso, nuko arangije avuga ikimenyetso giheruka ibindi byose, arangije avuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ari kuvugaho azongera yerezwe mu isi, azongera yerekanwe mu isi nka ntama w'Imana, nk'uko Yohana yaje akagaragara, arangiza akerekana ko ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Namara kongera kwerekanwa mu isi neza, abantu bose bamaze kumwumva,
bamwe baramwemeye abandi baramwanze, nibwo azaza yarangiza agatoranya ihene mu ntama, intama mu hene, intama akazishyira iburyo, ihene akazishyira ibumoso, nuko ihene zarangiza zigatwikwa, anariwo murama uzatwikwa, nuko intama zizaba iburyo, aho ngaho niho zizaba zishimye zifite umunezero ziri mu ijuru. Ibyago bitakiri ku isi, batagifite ibyago, nta bapfusha, nta gushyamirana kw'amahanga, uyu mwiryane usigaye uboneka mu muryango nta urimo, noneho aho ngaho nibwo ubwo ngubwo nibwo ubutumwa buzaba bugeze ku musozo. Abo babwakiriye nibwo butumwa, kuko ni nabwo butumwa twari turi kuvuga buri muri Maraki, buzasanganya imitima y'abana n'iyabase, buzasanganya imitima y'abana n'iyabande n'iyabase. Noneho ubwo ngo twari turi gusoma hano mu gice cya 58 bari bavuze ngo maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, maze umucyo wawe uzahera kutambike umeze nk'iki. Noneho ubwo urongera unyarukira aho ngaho ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe ugenje ute? Yesu niwe mucyo, Yesu niwe utumurikira. Noneho igihe azaba amaze kwerekanwa mu isi yose imaze kumurikirwa n'ubwiza bwe, noneho nibwo azavuga ngo maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, ukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigenze gite? Umucyo wawe uraje. Yesu yarabashoreye, ntabwo bari batinya, ntabwo utinya inkota, kuko benshi bemeye gupfa bazize ubutumwa bwiza, ntabwo batinyaga inkota. Igitambo icyari cyo cyose byabasabaga kugira ngo barengere ihame ry'Imana baragitambaga. Aho ngaho ntabwo bigeze batinyisha imibiri yabo. Ibyo ngibyo muzabisoma mu gitabo ndetse n'igitabo cy'intambara ikomeye mu ku paji ya 33, ndetse muzabisoma no mu gitabo cy'Abaheburayo igice ni cya 11 umurongo wa igice ni cya 11 umurongo naho ndibwira nagana kuri 33. Noneho impamvu bagomba kubyuka kandi barangiza bakarabagirana ngo nuko umucyo w'Uwiteka uzaba bashoreye. Noneho hepfo baravuze ngo maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutakazavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukiyotorera umushonji, ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera kuvire mu mwijima. Umucyo wawe uzahera kuvire hehe? Umucyo wawe uzahera kuvire mu mwijima. Ibi ngibi bizaba bibaye akamaro k'ubutumwa bwiza, aho batubwiye ngo kuri bamwe ni impumuro y'ubugingiza n'ubugingo. Niba mwakurikiranye umwigisha wa mbere, ni impumuro y'ubugingiza n'iki? Ubugingo. Hepfo barakomeje ngo mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanyo y'ihangu. Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe, uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Abazagukomoka bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, nzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho, kandi ndongera mbisubiremo. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika. Ku murongo nahere ku murongo wa 10. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Hari imigenzo myinshi yamaze kubakwa, hari amategeko y'Imana yamaze gusiribangwa, ayo basabwa kubaka. Hari ibintu byinshi byamaze kwinjizwa mu yobokamana, ibyo ngibyo bisabwa kurandurwa, byarangiza bikarimburwa, byarangiza bikubikwa, ntibizongere kugaragara. Noneho ba nyirabyo ntabwo ari umurimo uzaba baryoheye. Mbese muri kumva uwaba yaramaze kubaka, warangiza aho kazi uje gusenya, ubwo urukumva ngo wubatse ubutamubangamiye, ubu mubangamiye. Ariko kuri uwo nguwo iteka ryose yaramutse aciye bugufi imbere y'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rijya ryongera rikubaka umutima we, byarangiza rikamwereka ko yari ari gushaka amafaranga mu buriganya,
ryarangiza rikamwereka ko yarayobotse inzira itariyo, yarangiza rikamwereka byinshi cyane, noneho yarangiza akagaruka, noneho yarangiza rigahumuriza umutima we. Uwo niwo murimo w'umugorozi. Noneho rero umugorozi ikindi ajya anyura mu nzira zanyuzwemo kera, inzira zanyuzwemo n'abakurambere, zinyurwamo n'abahanuzi, zinyurwamo n'intumwa, ndetse na Yesu yayinyuzemo. Ibyo nibyo byanditswe mu gitabo cy'Abefesi igice cya 4 ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'iki, ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza iki. Ibyo ngibyo bihuye neza n'amagambo ari mu gitabo cy'Abaheburayo igice ni cya 13. Abaheburayo igice ni cya 13, igice ni cya 13. Ubwo mu bugorozi nta guhimba, ahubwo ni ugusubizaho ibyari biriho ku ngoma zahozeho. Abaheburayo igice ni cya 13 handitsemo aya magambo, naho avuga ati 17, mwumvire ababayobora, mubagandukire kuko ari bo b'amaso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo bakore banezerewe kandi batagononwa. Oya, kandi turebe aho nashakaga. Karindwi, mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ryabo, mwigane kwizera kwabo. Ni karindwi nashakaga. Ngaho mwumve, mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Muzirikane iherezo ry'iki, ry'ingeso zabo, nimurangiza mwigane kwizera kwa bande kwabo. Noneho ubwo nta guhimba kurimo. Noneho ibyo ngibyo nibyo Yesu yavuze mu gice cya 14 nanone cya Yohana. Hariho ugerageje kumubaza iby'iyo nzira, arangije arabaza ati Yohana igice ni cya 14, niturangiza Firud 14 handitsemo naho iri jambo 14. Reka turisome. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi, kandi aho njya inzira mugenje mute. Ibi yabibwiraga abigishwa be. Amaze kubabwira ngo inzira barayizi, habonetsemo umwe utarashoboye kwiyumanganya. Amaze arangije amubaza ikibazo. Noneho 5 Toma aramubaza ati, databuja ntituza aho ujya, inzira twayibwirwa niki? Yesu aramusubiza ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yesu arangije aramusubiza ngo niwe nzira y'ukuri niki, nta n'ujya kwa Se atagenje ate. Ubwo yaramubwiye ibi ngibi, mwibuke neza ko twasomye mu gitabo cy'Abefeso ngo kubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza iki, imfuruka. Nanone turongeye dusoma mu gitabo cy'Abaheburayo igice ni cya 13 ku murongo wa 7, turasomye ngo twumvire abatuyoboraga, ngo niturangiza twigane iherezo, ngo niturangiza dukurikize ingeso zabo, niturangiza twigane iherezo ryabo. Reka nongere nsome uwo murongo, niturangiza nshaka ngo duhuze iyi mirongo kugira ngo ibashe kumvikana. Haranditswe ngo Abaheburayo igice, reka twongere tuhasome. Cumi na gatatu karindwi, mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, nimurangiza mwigane kwizera kwa bande kwabo, n'ababayoboraga kera. None mu Efeso uko kwizera barabatubwiye abo ngabo, kubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza iki, nabo nibo bakera. Noneho nanone turasomye mu gitabo cya Yohana, haranditse ngo Toma aramubwira ati, databuja ntituza aho ujya, n'inzira twayibwirwa niki? N'inzira twagenda dute? Twayibwirwa niki? Noneho
muri Yeremiya ubwo iki kibazo kibonetse nawe arangije atanga inama mu gice cya 6 arangije aravuga ngo Yeremiya igice ni cya 6 naho reka tuhasome naho niharangiza abafasha. Ubwo Yeremiya yarasubije Toma ndetse na Pawulo yaramusubije muri iriya mirongo 2 dusomye mu Bayobora no mu Efeso. Yeremiya igice ni cya 6 ndibwira reka ndebe ahanditswe ngo muhagarare mu nzira murebe 6:16 katurebe 16 6:16 murakoze cyane. Handitsemo iri jambo rikomeye rigira riti aranditse ngo 16 aranditswe ngo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubarize inzira za kera. Uwiteka ageza ate avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi murangiza mubarize inzira za ryari. Ubwo Yesu nawe ni nkaho yari kubisubiza Toma akamubwira ngo hagarara mu nzira ugenze ute urebe nurangiza urebe mu nzira za ryari za kera. None harangiza aravuga ngo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubarize mu nzira za kera inzira nziza iri abariyo munyuramo niho muzabona urukiro mu mitima yanyu. Ariko barakana bati ntituzayinyuramo kandi nabashyizeho n'abarinzi nashyizeho n'abarinzi ntimutege amatwi ijwi ry'impanda. Reka nsubire inyuma kandi nabashyizeho n'abarinzi nimutegera amatwi ijwi ry'impanda. Ariko barakana bati ntituzayatega. Barangije barakana bati ngo ntabwo bazagenza bate bazatega. Ibyangombwa byose bivuzwe neza yuko byatanzwe. Imana yatanze ibyapa biyobora abagenzi nkuko byanditswe mu gitabo cy'abami n'abahanuzi. Turaza kuza gusoma ayo magambo. Satani yakoze uburiganya, ibyangombwa byose Imana yarabitanze, arangije afata icyapa cyayoboraga abantu mu ijuru, arangije arakibirindura ku buryo abantu benshi bari kujya bibeshya, barangiza bakajya iyo bavuye ko iyo bari kuvuga yuko bavuye, bakajya iyo bari kuvuga yuko bagenje bate sinzi ko bari kumvikana. Satani yahinduye ibyapa. Noneho mbese ni ukuvuga ngo isi iranga n'ijuru riranga. Noneho abantu bari kuvuga yuko bavuye mu isi bari kujya hehe bari kujya mu ijuru. Noneho Satani yahinduye ibyapa, abantu bari kujya mu isi kandi bari kuvuga ko ariyo bagenje bate bari kuva. None ijambo ry'Imana riravuze ngo nibahagarare mu nzira bagenze bate, nibarangiza babarize inzira za ryari za kera. Aho inzira nziza iri abariyo banyuramo. Ibyo turaza kuza kubisoma. 52 turacyari ku bugorozi. 52 haranditse ngo umurimo w'umukristo. Haranditse ngo ndasimbuka. Baranditse ngo reka mpere ku suri ya 2. Haranditse ngo abakristo bagomba kwitegura ibigiye kwaduka ku isi bidatinze bimeze nk'umuraba utunguranye, kandi uwo mwiteguro bakawukora bigana ijambo ry'Imana umwete, bihatira kugira imibereho ihwanye n'amahame yaryo. Imana iraduhamagarira ivugurura n'ubugorozi. Hepfo icyo dukeneye kuruta ibindi kandi cyihutirwa mu makene yacu yose ni ivugurura ryo kubaha Imana nyakuri muri twe. Umurimo wacu w'ibanze nuwo kurishakashaka. Igihe cyarageze ngo ubugorozi nyakuri bubeho. Ubwo bugorozi buzaba butangiye umwuka w'amasengesho uzakoresha buri mwizera, maze urandure amacakubiri n'intambara mu itorero. Ubwo buzaba butangiye amacakubiri azaranduka hehe mu itorero. Hepfo baranditse ngo ivugurura n'ubugorozi bigomba kubaho biyobowe n'umwuka wera. Ivugurura n'ubugorozi ni ibintu bibiri bitandukanye.
ivugurura risobanuye guhinduka mushya mu mibereho y'iby'umwuka. Aho nashatse ikanguka ry'imbaraga n'iz'intekerezo n'iz'umutima ni ukuzuka uva mu rupfu rw'iby'umwuka. Naho ubugorozi busobanura kongera gusubizaho gahunda. Ubugorozi busobanura kongera gusubizaho iki? Gahunda zari zaravuyeho. Abantu basigaye bifata uko bashaka, abantu basigaye barya uko bashaka, abantu basigaye bambara uko bashaka, abantu basigaye basenga uko bashaka, abantu bari gukora n'iby'Imana yavuze, yarangiza byo nta marenga birimo, nta rujijo rubirimo, biharatuye neza mu nyandiko, barangiza bakajya ku karubanda, barangiza bakabikora. Noneho ahangaha ubugorozi burakenewe kugira ngo iyo gahunda yahozeho nirangiza yongere isubire. Noneho baravuze ngo iby'umwuka, mu rupfu rw'iby'umwuka, naho ubugorozi busobanura kongera gusubizaho gahunda, ihinduka ryo mu bitekerezo no mu nyigisho, akamenyero n'ibikorwa. Akamenyero niki? N'ibikorwa. Ubugorozi ntibuzera imbuto nziza zo gukiranuka butomatanye n'ivugurura ry'iby'umwuka. Ndasimbukira hepfo. Ubugorozi burakenewe bidasubirwaho mu bwoko bw'Imana. Ubugorozi burakenewe bidasubirwaho mu bwoko bw'iki? Uko itorero rimeze ubu bitera kwibaza ngo iri niryo mu by'ukuri rihagarariye wa wundi watanze ubugingo bwe ku bwacu. Ngaho mwumve uko itorero rigenje rite rihagaze ubu, ngo bitera abantu kwibaza ngo mbese ubwo ibi ngibi umujakazi w'Imana yabyanditse hashize imyaka myinshi bitambutse, ubwo ni hagati yo mu 1844 kugeza mu 1850 ndibwira hari na 50 1915 ngo 1915. Noneho we yarebye mu itorero areba imihango yaryadukagamo, ubwo aho ngaho hari mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi, kuko habayeho nabo umunsi wa mbere. Noneho areba iri kubyadukamo, areba imigenzi iri kwinjiramo, areba indongozi yamaze kwinjiramo, yabaga itaraza, arangije areba uko urubyiruko rwabo rwifashe, arangije areba uko abapasitoro bashamarariye imishahara, ariko ntiyagendera, arangije arababwira ngo bazayihabwe ariko ubuntu bw'Imana bazabuhebe. Bazayihabwe ubuntu bw'Imana bazabugenze bate? Bazabuhebe. Bongera kureba imigenzo, yongera kubona inyigisho zizaza muri bo, barangiza bagahindura byinshi, yongera kubona ibitabo by'ibibara nkuru bizaza byarangiza bikinjira mu itorero, yongera kubona byinshi, amigisho azaza akarijyamo. Ayo migisho ahabaye ibiza, nahabaye intambara, nahabaye inzara, bose ntabwo wabakenura kimwe, abahaze n'abashonje ntabwo bakeneye inyigisho zimwe. Nuko isi yose yarangiza ikiga bimwe, ariko arangije ngo hoya nabigeranyije ngo nk'ibikeri byo mu Egiputa. Sinzi niba muri kubyumva, yabigeranyije nk'ibikeri byo mu Egiputa. Nuko ibyo ngibyo arangije bibonye, arangije aravuga ngo mbese uko itorero rihagaze ubu ngubu, abantu baramutse barigenzuye bahita basobanukirwa neza yuko ari rindi rya wa wundi waritangiye amaraso. Ngaho mwongere murebe, wenda umungumu harimo abaturutse mu yandi madini. Ngaho turaza gusoma imwe n'imwe mu migenzo yagiye yinjizwa mu madini atandukanye. Nawe mwumva mufite utava mu ijambo ry'Imana, nubwo waba umaze imyaka ngo 1000, niko byanditswe mu gitabo cy'umugenzi, ntabwo wakwemerwa n'Imana. Turi kujyana ubwoko bw'Imana. Noneho icyo ngicyo nicyo ubugorozi buzaza bugakora, cyarangiza bukerekana ibyo bintu. Noneho muri iki gitabo baranditse ngo ni intego y'itorero ry'ukuri. Baranditse ngo reka turebe abagorozi mu gihe cyatubanjirije, noneho twinjire ku bazaheruka, nanone turaba turi kugera naho dusoreza. Baranditse ngo reka impamvu za mbere ziya zituma ubugorozi bubaho ni igihe itorero ryaba ryifatanyije n'ubupagani. Iki gihe itorero riba rikeneye ubugorozi. Icya kabiri, iyo leta amahame y'ukuri, icyo gihe riba rikeneye ubugorozi. Icya gatatu, guhindura amahame y'ibyanditswe. Icya kane,
gutega amakiriro ku mbaraga z'abantu. Icya gatanu, kureka inshingano zaryo. Icya gatandatu, kwizera ibinyoma by'ibihimbano. Kwizera ibinyoma by'iki birahagije ngo nirangiza bikorerwe ubugorozi. Ndetse ntabwo ari igihe byabonetse byose, ahubwo ni igihe kimwe ni kimwe cyaramutse kibibonetsemo. Igihe ryifatanyije n'isi, rikifatanya n'amadini yaguye, byarangiza rikava mu mahame. Birikumvikana neza? Byarangiza rikava hehe? Rikava mu mahame. Byarangiza rigahindura amahame y'ibyanditswe. Rigahindura amahame y'iki? Mbese amahame y'ibyanditswe yarahinduwe. Nuko ryarangiza rikareka inshingano zaryo. Mbese inshingano z'itorero ni irihe? Inshingano z'itorero inshingano z'itorero ziragutse, zanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Niba ari ugifite nakinyize ariko agifite mu gikapu. Inshingano z'itorero nizi zikurikira. Baranditse muri iki gitabo ngo itorero ni ikigega, ni ububiko, ni igihome, ni ikigega ku bashonji, ni ububiko, ndetse nanone ni igihome abantu bashobora kwihishamo ibyabaye gikwira biteye ubwoba bwo muri iyi si. Reka tubabwire ko ibyo turasoma tugiye kubasoma. Nanone iryo torero iryo ngiryo twamaze kubona riba rigizwe n'abizera bamaze kwakira ubutumwa bwiza kandi barangiza bagahindurwa nabwo bakabwemera. Iryo torero iyo rimaze kuboneka, iryo ngiryo rijya rigira umumaro mwinshi cyane. Reka ariko dusome muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Baranditse ngo, reka nsome. Itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana kubw'agakiza k'abantu. Itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana kubw'agakiza k'iki? Ryateguriwe gukora umurimo, kandi inshingano yaryo ni ukugeza ubutumwa bwiza ku batuye isi. Kuva kera mu itangira umugambi w'Imana wari uko binyuze mu itorero ryayo abatuye isi bari kugaragarizwa kamere yayo yose ndetse nuko yihagije. Abizera bagize itorero abo yahamagariye ikabakura mu mwijima maze ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza, bagomba kugaragaza ubwiza bwayo. Itorero ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubuntu bwa Kristo, kandi binyuze mu itorero ukwigaragaza guheruka kandi kuzuye k'urukundo rw'Imana kuzamenyeshwa n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi by'ahantu ho mu ijuru. Nguyu umurimo w'itorero ribaye ikigega. Nanone hano baranditse ngo itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Yawushyize ku isi yagenje ate? Ku isi yagomye. Isi iragomye. Isi irimo abantu benshi b'abagome banga amategeko y'Imana, barayica uko bwije n'uko bukeye, ntabwo bijya bibagwirira. Umuntu ari kujya ategura kuzambya akabitegura kandi yarangiza akabigeraho. Noneho iyo umuntu amaze kwakira ubutumwa bwiza, amaze kwinjira mu itorero bukagira icyo buhindura kuri we, uwari umugome ntaba kigoma ukundi. Uwari umugome ntaba kigenda ate? Ntaba kigoma ukundi. Noneho ubugambanyi bwari bwo bwose bukorewe itorero ni ubuhemu kuwabucunguje amaraso, ni ubuhemu kuwacunguje abantu amaraso y'umwana we w'ikinege. Kuva mu ntangiriro abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi batanze ubuhamya buzira amakemwa abo mu gihe cyabo. Abo barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo, abandi bakomezaga umurimo. Imana yagiranye na isano rishingiye ku masezerano ihuza itorero ryo ku isi n'itorero ryo mu ijuru. Hepfo barakomeje ngo yohereje abamarayika bayo kugira ngo bakorere itorero ryayo, kandi n'urupfu ntirwabashije gutsinda ubwoko bwayo. N'urupfu ntabwo bwabashije gutsinda ubwoko bw'iki? Icyo twashakaga ni ukumenya yuko ari igihome umuntu yakwihishamo, kwivumbagatanya kwabaye gikwira ndetse n'ubugome bwabaye gikwira muri iyi si ya none. Ni umudugudu w'ubuhungiro, ni umudugudu aho umuntu urembejwe n'ibyaha yagereramo yarangiza akerekwa, bikamwereka ntama w'Imana ukuraho ibyaha byari mu isi yarangiza agakira. None ni ikigega ku bashonji
barangiza bakaryamo ibitunga umutima, barangiza bitunga umubiri ndetse n'ibitunga umwuka wabo. Turi kujyana hari noneho rero barangije baravuga ngo ngizi ingingo zituma habaho kuba ubugorozi bwaboneka. Ni igifatero ryari gifatanyije n'ubupagani, rikareka amahame y'ukuri, rigahindura amahame y'ibyanditswe byera, rigatega amakiriro ku mbaraga z'abantu, kureka inshingano zaryo, kwizera ibinyoma n'ibihimbano. Ibyo birahagije gutuma Imana ihagurutse ivugurura n'ubugorozi. Byanze bikunze ubugorozi ni ngombwa ko bubaho hagati mu bwoko bw'Imana, aho imyifatire yaryo y'iki gihe ituma umuntu yibaza niba ari iby'ukuri. Ahangaha twamaze kuhasoma ubugorozi si bushya muri Bibiliya. Ubugorozi si bushya hehe, ahubwo bubera bushya batazi amateka ya Bibiliya. Igihe cyose abantu bakonje mu by'umwuka bakizwa n'ivugurura. Iyo bayobye bagarurwa n'ubugorozi. Iyo bayobye bagarurwa n'iki? N'ubugorozi. Niko byagenze mu gihe cya Eliya w'itishubi imbere y'umwami Ahabu, Abisirayeli n'umugore w'igishegabo Yezebeli. Niko byagenze mu gihe cya Yohana Umubatiza ahagaze mu butayu ateye umugongo idini ry'icyamamare, ahamagarira abantu bose kwihana no gukora imirimo myiza. Yacyashye idini ry'abayobozi baryo, yacyashye idini n'abayobozi baryo, ahamagarira Abisirayeli guhinduka mu mutima, akebura abami, yihanisha abasirikare n'abaroma, yerekeza inteko y'abantu kuri Mesiya no ku ngoma y'Imana. Hepfo mu gihe itorero Gatolika ryari rimaze kuba ikigorogoro, ikigogoro ryigaruriye Buraya n'isi yose, amaso y'abantu amaze kuva ku Mana ahubwo yerekeye ku idini, iby'ukuri rimaze kubijugunya hasi no guhisha abayoboke baryo Bibiliya, niho Imana yahagurukije abagorozi b'ibyatwa basoma Bibiliya, basanga amahame yayo ahabanye n'imigenzo y'idini. Yahagurukije abagorozi b'ibyatwa, barangije basoma Bibiliya, basanga amahame ya Bibiliya ahabanye n'ibyiki n'imigenzo y'idini. Bagambirira bimazeyo ko bagiye gukangurira abantu gukunda Imana n'ijambo ryayo. Abikubitiro muri bo ni Umudage Martin Luther, ubaye mu 1882 ageza mu 1552. Umufaransa Calvin, Umwongereza Tyndale, Wycliffe wabimburiye abagorozi ndetse n'abandi. Mu kinyejana cya 18 Umunyamerika William Miller abonye urupfu mu by'umwuka, umwijima no gukunda isi byoretse abiyita abakristo mu gihe cye, ahagurukira gukangura abatuye isi, abereka gusohora kw'ibimenyetso byo mu kugaruka kwa Yesu bikubiye mu buhanuzi. Abemeye ubwo butumwa baciye mu matorero bafata imyanzuro yo gutandukana nayo ngo babone uko bacukumbura ukuri no kubwiriza abafite umudendezo. Amateka atubwira ko abasohotse bagera ku 50,000 bavuye mu matorero atandukanye ya Giprotestanti. Bavuye mu matorero atandukanye ya Giprotestanti. No muri iki gihe ivugurura n'ubugorozi birakenewe kandi byarahanuwe. Mu minsi y'imperuka umusozi wubatse w'inzu y'Uwiteka uzakomezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga azawushyikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo tuyobore inzira zayo tuzigenderemo, kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, Yerusalemu agaturuka ijambo ry'Uwiteka. Turi kujyana ubwoko bw'Imana. Hepfo barakomeje ngo noneho amagambo twavuze yanditswe mu gitabo cyitwa Bible Commentary volume ya 4 page 1151. Baranditse amagambo ngo hatanzwe ibimenyetso by'abazaba abagorozi, bazagendana ibendera ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Bazagendana ibendera ry'ubutumwa bwa marayika wa kangahe? Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni uri kuvuga ngo iki? Umuntu naramya nyamaswa ni iki? Igishushanyo cya umwuka w'ubuhakanyi, ni umwuka wo kumurikirwa, kwemerwa bitewe no kumenya ukuri, nyamara mu by'ukuri ni umwuka
wo kumurikirwa kwemerwa bitewe no kwemera ukuri, nyamara mu by'ukuri ari umwuka wo kwizera ibidafite ishingiro wuzuyemo ubuhumyi bukomeye cyane. Inyigisho z'abantu zirubahwa kandi zigashyirwaho Imana n'amategeko yayo byagombye kuba. Inyigisho z'abantu ziri kugenza zite? Ziri kubahwa. Aho ziri gushyirwa ni mu mwanya waho icyubahiro cy'Imana cyakagombye kuba n'amategeko yayo. Hepfo barakomeje bagira bati Satani ashukisha abagabo n'abagore kutumvira, kandi akabasezeranira ko muri uko kutumvira bazagira ukwishyira ukizana n'umudendezo bizabagira nk'Imana. Hagaragara umwuka wo kurwanya ijambo ry'Imana byumvikana, umwuka wo guha ikuzo ubwenge bwa muntu ugahinduka ikigirwamana ndetse no gukirutishwa iby'Imana yahishuye. Abantu bemera intekerezo zabo kubudikirwa n'umwijima bene ako kageni, kandi zikajijishwa no gukurikiza imigenzo y'ab'isi n'amatwara yabo mu buryo busa n'ahatakaje ubushobozi bwose bwo gutandukanya umucyo n'umwijima, ukuri n'ibinyoma. Abantu iyo bemeye kwigira kuri izo nyigisho ngo ikijya gikurikiraho ngo bajyananirwa gutandukanya umucyo n'umwijima, ngo barangiza bakamenyerwa gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Hepfo baranditse bavuga bati, baranditse ngo ngaho bazikire mu buryo bucecetse izo telefone. Abantu bemera intekerezo zabo kubudikirwa n'umwijima bene ako kageni, zikajijishwa no gukurikira imigenzo y'ab'isi n'amatwara yabo ku buryo basa n'abatakaje ubushobozi bwose bwo gutandukanya umucyo n'umwijima, ukuri n'ibinyoma. Batandukiriye inzira y'ukuri ku buryo bafashe ibitekerezo by'abacurabwenge bake, maze bafata ko ari byo kwiringirwa cyane kuruta ukuri kwa Bibiliya. Ngo abacurabwenge bangana iki? Bake. Bakavuga ngo wenda ijambo ryavuzwe na bishop runaka. Nkunda kubibona hari amagambo wenda bakunze kuvuga ari inspire ukuntu yarangiza ko ajyanye n'ubuzima abantu barimo, nuko warangiza ugasanga ariko hari uko ameze, hari uko atandukanye n'ijambo ry'Imana. Barangiza abantu bakayagira ayukuri, barangiza bakayagira yiki ayukuri. Noneho ngo barangize ayo magambo kuko ari bishop yavuze, ntabe kurisuzuma mu ijambo ry'Imana. Bwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana niwo muyoboro wacu. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'ibindi bintu byari byo byose. Ijambo ry'Imana ritandukanye no kuba umuntu avuze. Ijambo ry'Imana ritandukanye no kuba mu mahame y'indongozi. Harimo amahame wenda nubwo byaba bitaryoheye amaso n'amatwi, bitaryoheye n'umubiri, icyo ryagusaba cyose jya ugitanga, kuko mu kuryumvira nubwo habonekamo kubabazwa hirya yaho amahoro. None hano ngo ijambo ry'Imana ryamaze guteshwa agaciro, umwanya waryo hajyamo ibitekerezo by'abantu. Ngo noneho ngo ningirwa abacurabwenge bo mwiza. Hepfo baravuze ngo kubitisha biriya ukwinginga n'amasezerano byo mu ijambo ry'Imana, uko rirwanya kutumvira no gusenga ibigirwamana, ibyo byose bisa naho bibaye ubusa ku buryo bitakireshya imitima yabo. Bafata ukwizera kwagaragajwe na Pawulo, Petero na Yohana nk'ibintu bitakigezweho, amakabya nkuru, ndetse ko nta bwenge n'ubuhanga bugezweho bwari bubarimo. Kwizera kwa Petero kandi twasomye 13:7 abatuyoboraga ryari kera. Twigane ingeso zabo n'iherezo ryo kwizera kwabo. None ngo kwizera kwabo bajya bagufata ngo nk'ibintu by'amakabya nkuru. Utagufashe nko kwizera kw'amakabya nkuru, noneho bajya bavuga ngo ntabwo bikigezweho. Ntabwo bikigenze bite? Ntabwo bikigezweho. Hepfo baranditse ngo mwitangira Imana yahaye umuntu amategeko yayo ngo amubere uburyo bumugeza ku munezero n'ubugingo buhoraho. Ikintu kimwe rukumbi Satani yiringiye cyatuma agwabiza umugambi w'Imana
no gutera abagabo n'abagore gusuzugura amategeko y'Imana, kandi umuhati udacogora wabaye kugurika inyigisho z'amategeko y'Imana no gupfobya akamaro kayo. Intego ye ikomeye iba iyo kugaragaza, iyo kugerageza guhindura amategeko ubwayo kugira ngo atere abantu kurenga ku mabwiriza yayo, nyamara bavuga ko bayumvira. Hepfo nashatse icyapa kiyobora abagenzi cyashyizwe n'Imana gishyiriweho abagenda muri iyi si. Ishami rimwe ry'iki cyapa ryerekana kumvira Umuremyi ku bushake nk'inzira igana. Icyapa kiyobora abagenzi cyashyizwe n'Imana gishyiriweho abagenda muri iyi si. Ishami rimwe ry'iki cyapa ryerekanaga kumvira Umuremyi ku bushake nk'inzira igana ku munezero, n'ubugingo, mu gihe irindi shami ryerekana kutumvira nk'inzira igana ku makuba n'urupfu. Inzira igana ku makuba inzira igana ku munezero igaragazwa neza cyane nk'uko inzira yerekeza ku mudugudu w'ubuhungiro yari iri mu gihe cy'ishyanga ry'Abayuda. Nyamara mu gihe kibi cyane mu kubaho kw'ikiremwa muntu, umwanzi gica w'ibyiza byose yaje guhindura icyerekezo cy'icyapa, maze bituma imbaga y'abantu batabarika iyo nzira. Hepfo simbuke hepfo. Muri aya magambo Uwiteka yasobanuye neza ko kumvira ari inzira igana ku mumurwa w'Imana, ariko umunyabugome yahinduye icyapa kiyobora abagenzi maze akirebesha mu cyerekezo kibi. Satani yashyizeho isabato y'ikinyoma, kandi yateye abagabo n'abagore gutekereza ko igihe baruhutse kuri iyo sabato y'ikinyoma baba bumvira itegeko ry'Umuremyi. Baba bumvira itegeko ry'iki? Bateye. Icyo ngicyo nacyo ni isabato yahozeho muri Edeni. Iyo sabato abantu Imana imaze kurema ibintu byose yarayiruhutse. Ibyo ngibyo nibyo umugorozi yavuze ngo azongera gushyiraho ibyahuriho ku ngoma nyinshi. Ibyariho ku ngoma zingana zite? Nyinshi. Hepfo baranditse ngo Imana yavuze ko umunsi wa karindwi ari isabato y'Uwiteka. Reka nsimbukire hepfo baranditse ngo mu gihe cyo gusakara k'ubukristo, umwanzi gica w'umunezero w'umuntu yibasiye by'umwihariko isabato yo mu itegeko rya 4. Satani aravuga ati, nzavuguruza imigambi y'Imana, nzabashisha abayoboke banjye kwirengagiza urwibutso rw'Imana, ari rwo sabato yo ku munsi wa karindwi. Muri ubwo buryo nzereka abatuye isi ko umunsi w'Imana yejeje kandi gaha umugisha wahinduwe. Hepfo uwo munsi ntuzongera kuba mu ntekerezo z'abantu, nzawusibanganya mu bwenge bw'abantu mu mwanya wawo, nzawusimbuza umunsi utemewe n'Imana, umunsi udashobora kuba ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Reka turabana bumvisha amagambo. Ngaho mwumvishe mwiki? Reka duhere hari muri hano. Urakoze cyane Imana igumugisha. Nabonye ko mwabyumvise, ariko Imana igumugisha. Ariko ngaho n'abatabyumvishe batamanitse, ngaho bareke bumvira ijambo, kuko twabwiye ko tugiye kugeraho duhinira. Haranditse ngo uwo munsi haranditse ngo muri ubwo buryo nzereka abatuye isi ko Imana yejeje kandi gaha umugisha, umunsi Imana yejeje kandi gaha umugisha wahinduwe. Uwo ni Satani uri kuvuga, ntabwo ari kuvugira mu bandi bantu. Ni Satani uri kugenza ate? Ari kubyivugira. Uwo munsi ntuzongera kuba mu ntekerezo z'abantu. Uwo munsi ntuzongera kuba mu ntekerezo z'iki? Mbese uri muza abantu bangana iki bwoko bw'Imana?
hepfo barakomeje baranditse ngo nzawusiribanga mu bwenge bw'abantu. Azawusiribanga mu bwenge bw'iki? Nzawusibanganya mu bwenge bw'abantu. Ari ikintu akoresha ikinyarwanda ndende. Azawuzimya mu bwenge bw'iki? Azawusibanganya. Subwo nusinzira arabyumvishe. Hepfo haranditse ngo mu mwanya wawo nzawusimbuza umunsi utemewe n'Imana, umunsi udashobora kuba ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo. Azawusibanganya ashyiremo umunsi bitashoboka ko haba ikimenyetso hagati y'Imana n'iki? Noneho isano y'Imana n'abantu azabagenje ate? Abantu bazasigara ari abantu b'Imana ariko atari abana b'Imana. Hepfo arakomeje ngo nzatera bemera uyu munsi kuwuha ukwera Imana yahaye umunsi wa karindwi. Noneho icyo umugorozi asabwa gukora haranditse ngo mu murimo uheruka Imana izakora kuri iyi si, amahame ngenderwaho y'amategeko yayo azongera yererezwe. Amahame y'amategeko y'Imana ngenderwaho azongera agenza ate? Yererezwe. Imyizerere y'ikinyoma ishobora kuganza, icyaha n'ubugome bishobora kugwira, urukundo rwa benshi rushobora gukonja, umusaraba w'ikaruvari ushobora kwirengagizwa, kandi umwijima umeze nk'igicu cy'urupfu ushobora gukwira isi yose. Imbaraga zose zibiriho zishobora kurwanya ukuri, hashobora gucurwa imigambi mibisha ubutitsa kugira ngo ubwoko bw'Imana burimburwe. Ariko mu isaha yo kurimbuka gukomeye cyane, Imana ya Eliya izahagurutsa ibintu bizatanga ubutumwa butazigera gucecekesha. Ijwi ryo gucyaha gukomeye rizumvikanira mu miji ituwe cyane yo ku isi yose, ndetse n'ahantu abantu bageze kure cyane bavuga amagambo arwanya isumba byose. Hepfo abantu bashyizweho n'Imana bazamagana ubumwe bw'itorero n'isi bashize amanga. Abantu bashyizweho n'iki? Bazamagana ubumwe bw'itorero n'iki? Mbese reka turebe abantu badafite amasitati muri leta ari amadini yo muri iyi si. Bagiye bafata amasitati muri leta, mu nama za leta za politike bazibonekamo, mbese bafitanye ubumwe n'isi, ndetse haba mu bikorwa no mu bigaragara bafitanye ubumwe n'isi. Ariko ijambo ry'Imana icyo ridutegeka kugandukira abatuyobora tukabumvira, ariko ntabwo ridutegeka kwifatanya nabo ngo nibarangiza. Ni ikizira yuko ubutegetsi bw'isi bwinjira mu itegeko ry'Imana, bwinjira mu butegetsi bw'itorero ry'Imana, kandi kikazira ko ubutegetsi bw'itorero ry'Imana bujya kwinjira mu butegetsi bw'isi. Ni ibintu bibiri bidashobora kugenza gute? Uhura. Ariko abantu bagerageje, Satani yaragerageje, arangije arabihuza, abantu barangije barayoba, bararimbuka. Niyo mpamvu Imana yahamagaye abagorozi kugira ngo bongere berekane ubutumwa, bagorore ibyo bintu byose. Noneho baranditse ngo abantu bashyizweho n'Imana bazamagana ubumwe bw'itorero n'isi bashize amanga. Bazavuga bakomeje, bahamagarira abagabo n'abagore kureka kubahiriza gahunda yashyizweho n'abantu, ahubwo bubahiriza isabato nyakuri. Bazabwira amahanga yose bati nimwubahe Imana muhimbaze kubw'igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Naramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Umuntu naramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza. Uwo ni uzanya ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguye idafunguye, amazi yo mu gacuma k'umujinya wayo. Ubwoko bw'Imana birakwiye kugira ngo twitandukanye. None ijambo ry'Imana rirakutubwira ngo ntibigitinze, ikigeragezo kigeze ku muntu wese. Tuzabatirwa kubahiriza isabato y'ikinyoma. Intambara izaba iri hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Abantu bagiye biyegurira ni ruto ibyo isi isaba, kandi bagakurikiza imigenzo y'isi,
aho kwemera gusuzugurwa no gutukwa, icyo gihe bazayoboka imbaraga ibakangisha gufungwa ndetse no kwicwa. Icyo gihe izahabu zizatandukanye n'inkamba, ukubaha Imana k'ukuri kuzatandukanywa rwose no kwishushanya cyangwa ibishushanyo cyangwa ishusho yabo igaragara inyuma gusa. Ibyo ngibyo bizatandukana. Icyo gihe inyenyeri nyinshi twagiye twishimira kurabagirana kwazo zizasohoka zijye mu mwijima. Ubwoko bw'Imana iki gihe ni iki ngiki. Abantu benshi bari kure kukuri bitewe no gukangishwa, bakababwira ngo nibemere ukuri. Yego 52 nta kibazo. Kwisuba iheruka baranditse ngo 52 na 7 baranditse aya magambo ari kuvuga ngo isuba iheruka mu bihe biheruka gahunda yose yashyizweho n'Imana igomba kuvugururwa. Mu bihe biheruka gahunda yose yashyizweho n'Imana igomba kugenza gute? Gahunda yose yashyizweho n'Imana igomba kugenza gute? Kuvugururwa. Hepfo icyuho cyaciwe mu mategeko y'Imana igihe umuntu yahinduraga isabato kigomba gusiga. Icyuho cyaciwe mu mategeko y'Imana cyaciwe, amategeko yari 10 ahinduka 9, irya 10 barangije bararigabanya, nuko isabato bayikuramo. Mu by'ukuri ahangaha icyo cyuho kigomba kongera kigasibanganya. Isabato y'Imana yarangiza ikongera itari mu buryo bw'imigenzo, itari mu buryo bwo kwambara ku isabato ngo use neza, ahubwo ikaruhuka mu ntekerezo no mu bikorwa. Natwe Imana yarangiza ikaduheza kumigisha yasezeranye n'uko munsi. Ubwoko bw'Imana noneho hepfo barakomeje ngo ubwoko bwasigaye buhagaze ari abagorozi imbere y'abatuye isi. Buhagaze ari abagorozi imbere y'abatuye isi bagomba kugaragaza ko amategeko y'Imana ari urufatiro rw'ivugurura. Bagomba kugaragaza yuko amategeko y'Imana ari urufatiro rw'ivugurura cyangwa ubugorozi. Ryose rihamye ivugurura ryose cyangwa ubugorozi ryose ariyo rufatiro ry'ivugurura ryose rihamye, kandi ku isabato ivugwa mu itegeko rya 4 igomba guhagarara urwibutso rw'iriwe. Ikaba ari ikimenyetso gihoraho cyibutsa ububasha bw'Imana. Mu magambo yumvikana neza kandi adakebakeba, bagomba kugaragaza kumvira amategeko yose yo mategeko 10 ari ngombwa. Kubwo guhatwa n'urukundo rwa Kristo bagomba gukorana nawe bagomba gukorana nawe bubaka amatongo yasenyutse. Bagomba kuba bica icyuho n'abasibura inzira zijya mu ngo. Bagomba kuba abica icyuho n'abasibura inzira zijya hehe? Zijya mu ngo. Ubwoko bw'Imana aba bantu barakenewe. Dukeneye kugira ngo twishyire hamwe, niturangiza twunga ubumwe, twamamaza ubutumwa. Yesu narangiza ahereko agaruke bidatinze. Ijambo riri kutubwira ngo abantu birengagiza ubutumwa bwa marayika wa 3. Abirengagiza ubutumwa bwa marayika wa kangahe? Bwa 3. Byanditswe mu gitabo cy'Ibihamya by'Itorero ngo ubutumwa bwa marayika wa 3, kandi twakomeje kubusubiramo. Ni ubutumwa buri kuvuga ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agahemera gukirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, ngo nuzamukumenya. Biri kumvikana neza? Noneho ngo ubu butumwa buri kuburira abantu gusohoka no muri Babuloni, ngo no kwirinda kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ngo uyu muntu abwirengagije ngo abayirengagije amahirwe. Ngo uyu muntu abwirengagije abayirengagije amahirwe agenza ate? Emera gufatanya n'ubwoko bw'isusugurwa, ariko zizagira icyubahiro igihe zaba zicaye iburyo bw'Imana. Ibyo ngibyo wenda reka tubihamishe iyi nyandiko. Nanone turi kurarikira abantu kwifatanya n'ubu bwoko. 320 katurebe. Magana 435 haranditse
haranditse ngo iri ryo turaza kongera no kurigarukaho ariko 435 bwoko bw'Imana turararikira umuntu wese kwifatanya n'ubu bwoko. Ni ubwoko bw'insuzugurwa, ni ubwoko bw'abantu batize, kandi koko Yesu ntabwo yashatse yuko amashuri yazayoborera itorero, ahubwo impano nizo ziyobora itorero. Kandi noneho kuba umuntu afite iyo mpano, nanone igitabo kiri kutubwira yuko ngo bajya kwiga kuriyobora buryo, ngo bajya bagenda ngo n'agace gato ko bari bazi k'Imana ngo bakaza karabakamutse mu karabashizemo, ngo basigara bishingikirije kuri bo. Mwibuke ko igihe Mose nawe yajyaga kuyobora ubwoko bw'Isirayeli abakuye mu Egiputa abajyanye i Kanani, Imana ijya kumukoresha yabanje kumucisha bugufi imyaka 40 abushuka amashuri yari yarize yose abanza kuvukamo, kugeza ubwo Imana yabimubwiye arangije umwana wakuriye mu Egiputa asigara avuga ngo n'ururimi rwabo ntabwo yarakirwibuka. Ngo ururimi rwabo ntabwo agenza ate, ntabwo kirwibuka. Yari yarabaye injiji, yaremeye kwigira ku birenge bya Yesu. Noneho nta rwego rw'amashuri tuzajya kwigiramo iyobokamana, ahubwo urwego rw'amashuri aho tuzigira iyobokamana ni muri Bibiliya zacu. Nanga haranditse ngo 205 mureke mbabwire ibyaduka byo mu isi y'imperuka. Kanze ndebe mureke mbabwire ko Uwiteka azakora umurimo w'uheruka mu buryo bunyuranye cyane na gahunda isanzwe imenyerewe y'ibintu, kandi mu buryo buzaba bunyuranyije n'imigambi ye yose ya kimuntu. Hazabaho abantu bamwe bo muri twe bazahora bashaka kugenzura umurimo w'Imana no gutegeka ibigomba gukorwa byose, mu gihe umurimo uzaba ujya mbere uyobowe na marayika wiyunga kuri marayika wa gatatu. Uyobowe na marayika wiyunga kuri marayika wa kangahe? Wa gatatu. Mu butumwa bugomba guhabwa isi, Imana izakoresha inzira n'uburyo bizagaragaza ko ari ubwayo yifitiye ibintu mu biganza. Abakozi bazatangazwa n'uburyo bworoheje Imana izakoresha kugira ngo iteze imbere kandi irangize umurimo wayo wo gukiranuka. Ntimukibwire ko byazadushobokera gutegura imigambi y'igihe kizaza. Reka Imana imenyekane ko ari ubwayo yifitiye ingashya mu bihe byose no mu mimerere yose. Izakoresha uburyo buzaba buboneye kandi izashyigikira, izakuza ndetse izahuriza hamwe ubwoko bwayo bwite. Izahuza hamwe ubwoko bwayo bwite. Umufasha azigaragaza atari mu buryo bwitezwe n'umuntu, ahubwo ari muri gahunda yagenwe n'Imana. Muri ibi bihe no mu buryo butari bwitezwe bizahesha izina ryayo icyubahiro. Azatoranya muri rubanda rusanzwe abagabo n'abagore. Azatoranya muri rubanda rusanzwe abagabo n'iki? Ntabwo azajya gushaka muri mashuri, ntabwo azajya gushaka mu bize amategeko, ntabwo azajya gushaka mu bize ibyiciro bingana iki bya teolojiya, ahubwo azateranya abagabo n'abagore. Ngo icyo bazaba basabwa gusa ngo ni ukwemera guca bugufi mu ijambo ry'Imana ryarangiza rigakorera muri. Hano yaranditse ngo azatoranya muri rubanda rusanzwe abagabo n'abagore, bazasohoka mu murimo we, bazasoza umurimo we nk'uko yabikoze mu gihe cyashize ubwo yahamagaraga abarobyi ngo babe abigishwa be. Vuba aha cyane hagiye kubaho ikanguka rizatungura benshi. Abatazasobanukirwa n'ibikwiriye gukorwa bazatambukwaho, kandi intumwa z'ijuru zizakorana n'abagaragara nka rubanda rusanzwe, kandi zizabashoboza kujyana ukuri mu birere byinshi. Zizabashoboza kujyana ukuri mu birere bingana iki? Ni rubanda rusanzwe, abantu basanzwe, abantu badafite amadigiri ahambaye, mu rubanda rusanzwe. Icyo Imana ishaka gusa nta rwego rwa teolojiya, ngo ushoboye kuyobora uniyoni, ngo ushoboye kuyobora intara, ngo ushoboye kuyobora inzego zose z'ubuyobozi uko muzizi, ahubwo urwego rw'ubuyobozi Yesu yanarwo yararuvuze mu gitabo cya Matayo igice cya 18, aho bari bamubajije ngo mbese umukuru yaba nde?
arangiza abasubiza ngo ushaka kuba mukuru azabe nk'abana bato, ushaka kuba mukuru azabe nk'iki nk'abana bato, nangwa se azaba umugaragu w'abandi. Nta bakuru yigeze asiga, abantu bari kwibwira ngo bishingikirize kuri ibi. Noneho bwoko bw'Imana birakwiye kugira ngo natwe twemere gufatanya n'uru rubanda rusanzwe, kuko ngo burya ntabwo ruri kwikoresha, ahubwo ruri gukoreshwa n'Uwiteka. Mbese aho kugira ngo umuntu ayoborwe n'igarade runaka ry'amashuri no kuyoborwa n'Uwiteka, mbese umuntu yayoborwa n'iki? Wayoborwa n'Uwiteka. Igarade n'uyitanga, nawe wacanganyikirwa, ibyo wize byose byarangiza bikaba ubusa, ukajya wirirwa gutoragura amashashi. Rero turi gusoza n'iri jambo tugiye gusoma. Haranditse ngo nta murimo ukomeye cyane wera 435. Nta murimo ukomeye cyane wera, nta murimo ukomeye cyane wera cyane kandi w'icyubahiro gikomeye, nta murimo Imana yubaha nk'umurimo w'ivugabutumwa. Mu mirimo yose yubahwa, uko yabikomeye yo kose, aho yabiri hose, mbese nubwo yabikore, nibwo wabukorera muri White House, ntabwo Imana yaguha icyubahiro nk'umuntu uvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo Imana yaguha icyubahiro nk'umuntu uvuga iki? Isi izaguha icyubahiro, kandi mwibuke yuko abantu batareba nk'uko Imana ireba. Noneho haranditse ngo nk'umurimo wo kubivuga butumwa. Ubutumwa bubwirizwa abantu muri iki gihe cya none ni ubutumwa buheruka bw'imbabazi kuri iyi si yaguye. Ubutumwa buri kubwiriza abantu muri iki gihe cya none ni ubutumwa bugomba kubwirwa isi yo muri iki gihe yagenje ite. Ni ubutumwa mu byumve neza, ni ubutumwa buheruka. Baranditse hepfo ngo buheruka bw'imbabazi. Baranditse ngo ubutumwa bubwirizwa abantu muri iki gihe cya none ni ubutumwa buheruka bw'imbabazi z'Imana kuri iyi si yaguye. Abantu bafite amahirwe yo kumva kwamamazwa kwabwo maze bakanga kubutega amatwi, baba banze amahirwe yabo aheruka, nta gihe kindi cya kabiri cy'imbabazi kizaba. Iyo wanze kubutega amatwi ukanga kubwemera, wagize amahirwe yo kububwirizwa, wagize amahirwe yo kuba mu materaniro ahari uri kuvugirwa, wageze aho bari kubuvuga ntiwabyitaho, ariko nawe hari igihe kizagera ngo Imana yarangiza ikagukina ku mubyimba, ngo ibyago bikugezeho nk'umuyaga wa serwakira. Bikugezeho nk'umuyaga w'iki? Serwakira. Ngo izaba iri kuvuga ngo ubwo nazaba ari bumoso iri kubabwira ngo narabahamagaye ntimwagenza mute, muranindira ntimwanitaba, mwanze inama zanjye no gucyaha kwanjye kose, mwahinyuye ibibwiriza byanjye, mwahinyuye iki? Ibibwiriza byanjye. None ubwo mwabihinyuye nanjye nzabaseka, ibyago bibagezeho nka serwakira. Imana izagenza ite? Izabisekera. Ariko abayikiranukiye bakemera ubutumwa, kuko ngo nta yandi mahirwe ya kabiri ariho, ngo abo ngabo bazaba bahisemo neza, abo ngabo nibo bazakorana n'Imana. Imana iduhe kubwemera no kubwakira mu mitima yacu no kubugenderamo. Ndayibasabiye namwe mubitsabire mu izina rya Yesu. Ngaho kuko ari ubutumwa bw'imbabazi, kandi akaba ari ubutumwa buheruka, kandi akaba ari bwo butumwa butazagira n'ubundi bubukurikira. Reka turebe abari kumva muri bo bakiriye ivugurura n'ubugorozi muri bo. Noneho reka turebe muri iri teraniro abari kumva bakiriye bagiye kuvugururwa muri bo, bakaba bagiye kwicongesha ijambo ry'Imana, bakaba bagiye batakirebera ku bayobozi b'amadini, ahubwo barebera ku ijambo ry'Imana bakagenda ngo kuni ko Uwiteka avuze. Reka turebe abo ngabo noneho babonye ko ari ubutumwa buheruka bw'imbabazi, nta kindi gihe kizabaho, kandi noneho bitabayemo kuwangamira umutima nama, kuko muri kino gitabo ku paji 172 cy'intambara ikomeye ngo nanone abantu bamenyereye gusuzugura umutima nama, ngo igihe kizagera umutima nama nurangiza uceceke, ngo ku buryo ngo imiburo no gucyana byo bizaba bitakita, umutima uzasiga utagitayeho. Gucyaha bize bakubwire ngo ariko nawe nurangiza uvuge ngo nawe nubwo wansanze nabi. Nuko gucyaha imiburo bakubwire ngo isi izarimbuka, nuko nurangiza ntubyiteho, nuko uzabona irimbutse nkuko byagendekeye mu gihe cyane. Noneho reka turebe abari kubona ko ubutumwa ari ubutumwa buheruka bw'imbabazi, nabo bari kumva bafatanya n'insuzugu gatanga impagarike yabo,
bagatanga n'umutungo wabo kugira ngo atari ugukungahaza rubanda ahubwo no kugira ngo isi yose usobanukirwe. Reka turebe muri iri teraniro abemeye gufatanya n'ubwo bwoko. Katuri mu iteraniro. Reka turebe. N'abatari kubyumva Imana ibibashoboze kandi ibaye gufatanya nabwo mu izina rya Yesu. Ngaho reka turebe noneho no mu bashyitsi. Nabo turebe ko hari abarimo. Twasomye ngo ni ubutumwa bw'imbabazi, ni ubutumwa buheruka, ngo iyo ubwirengagije uba wirengagije amahirwe aheruka. Iyo ubwirengagije uba wirengagije amahirwe agenda ate? Reka turebe mu bashyitsi, mu baba barigeze babwumvaho barangiza bakabutesha agaciro, ariko Imana igivuga rimwe yarangiza ikongera ikavuga kabiri mu mbabazi zayo, ikongera ikavuga n'ubwa gatatu mu mbabazi zayo. Bakaba bari kuvuga bati twebwe ntitwabwemeraga none tugiye kubwemera, twebwe twarabwemeye tubutesha agaciro none tugiye kuvugura amasezerano yacu dufitanye n'Imana. Ngaho reka turebe ko no mu itorero nabo barimo. Bamanike ibiganza. Bamanike ibiganza niba barimo. Imana y'amahoro iguye kweza n'ubwo butumwa mu izina rya Yesu. Gusanga Imana ntibiteye isoni. Igiteye isoni ni ukwigendera ku gasanga Satani atarakuremye. Ngaho reka dusaba umuyobozi atutoranyiriza indirimbo tuyiririmbe, niba hari n'undi urimo aze dufatanye dusenge aherere mu ruhande rwiza. Ngaho naze ayitere. Indirimbo y'Ijana na 96. Mbese urashaka kunesha ibyaha, izera amaraso ya Yesu. Mbese urashaka kumenya intsinzi n'amaraso y'Umukiza. Kuko hari imbaraga mu maraso. Gusanga Imana ntabwo biteye isoni. Aho biteye isoni ni ugusanga Satani yarakuremye akakoza gukora ibyaha, yamara gukoza ibyaha ntanamucunge. Ariko Imana mu maraso n'amaraso y'Umukiza. Kuko hari imbaraga mu maraso w'intama. Kuko hari imbaraga mu maraso ya Yesu, Mwana w'Imana. Urashaka gukorera Yesu, izera amaraso y'abiza. Urashaka kurya umusingiza, izera amaraso ye. Kuko hari imbaraga mu maraso indirimbo tugiye gushyiraho ku bagize gucirikanwa n'umutima wabo. Tugiye gusoma aya magambo nayo ababera Kabarore. Ntambara ikomeye 274 haranditse ngo umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga iby'umutima umwemeza akwiye gukora
bitewe umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga iby'umutima we umwemeza akwiriye gukora bitewe n'uko bibangamira ibyo ararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'iki? Azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ubwenge buzacura umwijima, ubwenge bujya bucura umwijima, umutima namuka gukinya. Umutima ukinangira maze ubugingo bwawe bugatandukana n'Imana. Aho ubutumwa buvuga by'ukuri, aho ubutumwa buvuga iby'ukuri mvajuru busuzuguye cyangwa bugapfobya, itorero rizabudikirwa n'umwijima. Kwizera n'urukundo bizakonda, kandi kudahuza n'amacakubiri bizaryinjiramo. Abagize itorero, aho nashatse ni amagambo ari hejuru. Umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga iby'umutimanama umwemeza akwiriye gukora bitewe n'uko byabangamiye ibyo ararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ubwenge bwe buzacura umwijima. Yesu ntazabona uko ahamurikira. Imana y'amahoro iturinde kwirengagiza no kunangiza imitima yacu, ahubwo iduhe kwakira Yesu nk'umukiza wacu, kandi tugendere mu byo dusaba. Azaduha amaherezo meza. Guhera mu byifuzo gusa, kuko Baramu yarabyifuje ntiyayabona, yari umuhanuzi w'Imana asoza ari umupfumu. Imana twebwe izaduhe amaherezo meza, kandi duhe no kubiharanira, kuko ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ntanezezwa n'imbaraga. Imana iduhe ubwo butwara mu izina rya Yesu. Amen.